reka abantu bakuvuga uko bashaka ariko ibyo bakuvugaho ntibabikubonemo. Reka abantu bagusebye uko bashaka ariko ibyo bagusebyamo ntibabikubonemo. Reka abantu bagusuzugura uko bashaka ariko wowe wumve kuri umwe agaciro uri umunyacyubahiro. Muri ibyo bigeragezo urimo ni ibihe byawe by'ibigeragezo. Ibyo bihe by'ibigeragezo bibemo neza, kandi numara kubibamo neza wubahisha Imana, Imana izakurengera. Hanyuma bayikugiriye ishyari, niba uri mu bihe byo kugirirwa ishyari, abantu bazakugarukira ariko wowe ntabwo uzabagarukira. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Mu izina rya Yesu Kristo ndakubwira ngo niba uri mu bihe byo kugirirwa ishyari na bene so n'abavandimwe n'inshuti n'imiryango, abo mukorana umurimo w'Imana, abo mukorana mu bucuruzi, abo mukorana mu mirimo isanzwe, ndakubwira ngo ibyo bihe ni ibihe by'ishyari, kuko na ba Daniyeli barabigiriwe, na ba Saduraka, Meshaki, Abedinego barabigiriwe, ndetse na Abeli amaze gutura ituro rye ry'ishimwe Imana ikarishima, mwene nyina aramuhagurukiye aramwica kubera ishyari. Ni ukuvuga ngo hagararamo neza, numara guhagararamo neza Imana iragutabara, Imana irakurengera, hanyuma bakugiriye ishyari bazamenya ko ufite Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Bakristo bavandimwe bene data, mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu ugiye kubigisha ijambo ry'Imana kuri uyu munsi wa none nitwa Pastor George Mushimiyimana. Ndi umukozi w'Imana ukorera mu itorero Light Evangelical Church, dukorera mu Nyakabanda mu kigo wacu ka Busunzu. Nige mushumba mukuru w'itorero Light Evangelical Church. Shimye Imana kuba mbonye umwanya mwiza nk'uyu wo kubasha kubaganiriza ku ijambo ry'Imana. Rero ijambo ry'Imana tugiye kuganira kuri uyu munsi, cyangwa umutwe w'ikigisho mfite, ni ikigisho kivuga ku bihe. Ibihe ni ikigisho kinini kandi ni ijambo rinini. Iyo tugiye kureba ibyanditswe, iyo tugiye kureba abatubanjirije, iyo tugiye kureba abavugabutumwa n'abandi bakozi b'Imana benshi bagiye bagendana n'ibihe, Imana yagiye ibana nabo. Yesu nashimwe. Impamvu kugendana n'ibihe ari byiza nuko iyo ugendanye n'ibihe ntabwo uvunika mu rugendo rwawe, cyangwa muri uru rugendo rwacu twateguye rwo gukorera Imana. Ibihe iyo bihindutse, uri umukristo ukamenya ko ibihe byahindutse, ukwiriye guhindukana nabyo, ntukwiriye guhora muri bya bindi. Yesu nashimwe cyane, kuko uyu munsi ushobora kuba mu bihe by'ibyishimo. Iyo uri mu bihe by'ibyishimo, komeza ube mu bihe by'ibyishimo kandi ibyishimo bikugaragareho. Ariko hari igihe uba mu bihe rero bindi bitari ibyishimo. Ndashaka kubaho urugero rw'umukozi w'Imana witwa Yosefu. Yosefu yari umukozi w'Imana, cyangwa yari umwana wari ufite isezerano, yari yararose bene se bamwikubita imbere, bene se bazamuramya, ndetse n'umuryango we wose bakunda kumwita Karose. Noneho muri ibyo bihe akajya abwira inzozi se, akabwira inzozi bene se bamugirira ishyari. Muri uko kumugirira ishyari, ibyabayeho niki? Baravuze ngo noneho reka tumwice, none tumara kumwica turebe za nzozi ko zizasohora. Ariko kubera ko hari icyo Imana iba yakuvuzeho, ibyo bihe niyo bikugezeho Imana ibana nawe. Yesu nashimwe mwene data. Iyo ibyo bihe bigeze byo kugirirwa ishyari, ibyo bihe bigeze byo kwangwa na bene so, ibyo bihe bigeze byo kwangwa n'abavandimwe, hari icyo Imana yakuvuzeho, ibyo bihe Imana ibana nawe kandi ikaguhagararaho, kandi ukabona ukuboko kw'Imana. Yesu nashimwe cyane. Yosefu aza gusura bene se, agiye gusura bene se abagemuriye, bene se bajya inama yo kumwica, ariko Imana ntiyemera ko apfa, baramugurisha. Bamaze kumugurisha bajya kuba umugaragu kwa Potifari. Ibihe byo kuba umugaragu, yemera kuba umugaragu avuye kwa se, abikora neza. Potifari aranezerwa, n'umugore wa Potifari aranezerwa, ariko bya bihe n'ubundi byo kuba ataragera mu gihe cyo kwisanzura
kwisanzura no kubana neza n'Imana no kugira ngo isezerano rye risohore. Noneho muka Potifari yipfuza kugira ngo amusambanye, ariko Yozefu kubera ko yarazi biharimo, yarazi icyo yavuganye n'Imana, yarazi ibyo yigishijwe ko mu bwoko bwabo bw'Abayuda yatojwe ko gusambana ari icyaha, bituma noneho yanga gukorana ibyaha na muka Potifari, bimuviramo gufungwa. Yesu nashimwe cyane. Umuntu uzibiye ntabwo arekura Imana ye. Kabone niba ibihe byaba ari bibi, ugomba guhagarara ku Mana yawe ukavuga ngo nari mu bihe byo kuba umugaragu, none ibihe byo kuba umugaragu bivuyeho, ngeze mu bihe byo gushaka gusambanywa na muka databuja, ibihe byo gusambanya muka databuja birageze, ariko kubera ko nzi Imana yanjye ndi umukristo, ibi bihe niba bije ntabwo ibihe biri butume mpemukira Imana yanjye. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Nukuvuga ngo ibihe umukristo mwiza amenya ibihe, akamenya nuko agomba kubyitwaramo, kuko iyo ibihe utabyitwayemo neza ibihe biraguhindura, kandi iyo ibihe utabyitwayemo neza ibihe bishobora kugukura ku Mana yawe. Iyo ibihe utabyitwayemo neza ibihe bishobora gutuma urimbuka. Yesu nashimwe cyane. Yozefu muka Potifari amwipfuje, ariko we kubera ko yarazi ibihe aravuga ngo nabaye mu bihe byo kwangwa na bene data banjugunya mu rwobo, ariko Imana inkuramo, mbona abajya kungurisha baramutwara bajya kumugurisha, ariko bamaze kumugurisha noneho bamujyana mu mugisha. Ageze mu mugisha amenya ko ari mu mugisha, ariko umugisha wo kuba umugaragu. Mu bugaragu bwe yitwara neza, ashimwa na Potifari, ashimwa n'umugore wa Potifari, ndetse n'abari aho bose baramushima. Bivuga ngo iyo wavuye mu bihe byo kuva iwanyu ukitwa umugaragu, yoboka ibyo bihe byo kuba umugaragu, kandi uba umugaragu mwiza, kandi uba umugaragu ushimwa, kandi uba umugaragu ukora ibyo shobuja ashaka. Icyo gihe Imana izahagutabarira. Yesu nashimwe cyane. Iyo utamenya ibihe uri umukristo ibihe biragutakarana. Iyo utamenya ibihe uri umukristo ibihe birakubabaza, kuko umuntu wese uri mu bihe bye ibintu byose mu rugendo rwe biroroha. Kabone niyo waba uri mu bihe byo kugeragezwa, ukaba uzi ko uri mu bihe byo kugeragezwa, geragezwa, ariko numara kugeragezwa uhagararane n'Imana uvuge ngo Mana ndabizi neza ndi mu bihe byo kugeragezwa, ndabizi neza ibihe byo kugeragezwa ntabwo biba byoroshye. Icyo ngusabye ni imbaraga, icyo ngusabye ni amavuta, kugira ngo ibihe byo kugeragezwa ndimo Mwami Imana bigukiranukiremo. Yesu nashimwe. Abakristo turi kumwe batugendana muri iyi minsi ya none bagera mu bihe byiza, bakishima, bakagubwa neza, bagaseka, ariko ibihe byahinduka hazi bibi bakumva bakwihakana Imana yabo. Yesu nashimwe. Ndabaha urugero rufatika ruri muri Bibiliya rwa Yobu. Yobu yabaye mu bihe byiza by'ubukire, aba mu bihe byiza byo kugubwa neza, aratunga, aratunganirwa, ariko bya bihe umwanzi Satani ntibyamunezeza, amusaba Imana kugira ngo amugerageze. Satani we yarazi ko namara kugerageza Yobu akava mu bihe by'ubukire akajya mu bihe by'ubukene, Satani Yobu ari bwihakana Imana, ariko Imana iravuga ngo Satani we dore Yobu ndamuguhaye, genda umugerageze ariko nkwimye ubugingo bwe. Yesu nashimwe cyane. Yobu ibintu bimushiraho, abana bamushiraho, inshuti n'abavandimwe bamushiraho, ariko ibihe yagiyemo byo kuba ibintu byamushizeho, inshuti n'abavandimwe bakamushiraho, ntabwo yigeze yihakana Imana muri ibyo bihe. Yarahagaze arashikama, aguma ku Mana ye, inshuti ze ziramwanga, abavandimwe baramwanga, imiryango iramwanga, agezaho noneho naho umugore we amubwira ati Yobu, kureba ubutunzi bwashize, kureba umubiri wawe wakugerageje, Yobu wakwihakanye Imana yawe washaka ugapfa. Ariko Yobu kubera ko yari afite ibyiringiro by'Imana ye, abwira umugore ngo nawe wa mugore w'umupfapfa we uravuga ayo magambo. Yesu nashimwe. Yobu rero mu bihe bye byiza byo kugubwa neza ari mu isi ntabwo yigeze ava ku Mana ye, yamenye ibiharimo by'ubukire abyitwaramo neza. No mu bihe byo gupfusha abana be, agapfusha amatungo yose, agasigara n'umubiri we noneho umubabaza, umumereye nabi, Yobu yahagaze neza muri ibyo bihe, ntiyihakana Imana ye. Nyuma y'ibyo byose Imana iramutabara, irongera imugirira neza. Iyo dusomye Bibiliya itubwira ko Yobu
yahawe ubutunzi buruta ubwa mbere. Kubera iki? Ibihe byiza yabayemo yabanye n'Imana kandi ahagarara neza. N'ibihe byo kubura ibyo atunze biraza, abana n'Imana kandi ahagararana n'Imana neza. Ibihe byo kugeragezwa ku mubiri we bije, nabwo abana n'Imana ye, ahagararana n'Imana ye neza. Ibyo bihe byose uko ari bitatu yabitambutsemo neza, bituma Imana yo mu ijuru inezerwa. Imana yo mu ijuru imaze kunezezwa n'ibyo bihe bya Yobu, imukubira ubutunzi bwe. Yobu arongera agubwa neza, inshuti n'abavandimwe barongera baramugarukira, abari baramutwaye, abari baramwanze barongera baramugarukira. Yesu nashimwe mwene data wowe unkurikiye. Uyu munsi nawe ushobora kuba uri mu bihe bitakoroheye. Ushobora kuba waraye mu bihe byiza, bihe byiza ukaza kubivamo ukajya mu bihe bibi. Hagarara, shikama mwene data, komera, reba icyitegererezo cy'abatubanjirije, kuko nta kigeragezo na kimwe cyangwa nta bihe na bimwe biri muri iyi si bitabangiye ku bandi batubanjirije. Yesu nashimwe cyane. Dukwiriye kureba icyitegererezo cyangwa dukwiriye kureba icyigisho tugikuye ku batubanjirije. Ese ko Yobu yabaye mu bihe byiza, akaba umukire, agatunga agatunganirwa, akagira abaja n'abagaragu, akagira abana beza, ko ibihe byo kuba ubutunzi bwaramushizeho, ko yahagaze, ni ibihe bye byari bimusohoreyeho by'uko ubutunzi bumushiraho. Yobu ubutunzi bumaze kumushiraho, ibibazo bimaze kuba, inshuti ze n'abavandimwe baramwihakanye, batangira kumucyurira, batangira kumujoma amagambo y'inkota, bavuga ngo Yobu ashobora kuba yaragomeye Imana, nicyo gituma ibyago n'amakuba byamugezeho. Mwene data uri mu bihe nk'ibya Yobu, ndagukomeza. Yesu nashimwe cyane. Abana b'abantu nta kindi bashinzwe kuvuga, bashinzwe kuguca intege, bashinzwe kugusunikira mu kigeragezo cyane. Ndakubwira ngo wowe unyumva uyu munsi, niba uri mu bihe by'ibigeragezo, hagarara mu bihe by'ibigeragezo neza. Imana izagutabara, izagukura muri ibyo bihe, kandi Imana izakugirira neza nubyitwaramo neza. Yesu nashimwe cyane. Ibihe by'ubukene, iyo umuntu yari umukire akava mu bihe by'ubukire akajya mu bihe by'ubukene, amagambo aba menshi. Iyo umuntu yari mu bihe byo kuba ari mu rugo, urugo rukaba rwarasenyutse, amagambo aba menshi. Iyo umuntu ari mu bihe by'ibibazo, iyo umuntu ari mu bihe by'indwara, amagambo aba menshi. Ariko komera, shikama mwene data, ndaguhumuriza nkubwira ngo ibikuriho uyu munsi byanabaye ku batubanjirije. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Komera, shikama, menya ibihe urimo. Bibiliya iratubwira ngo hari ibihe byo kubiba n'ibihe byo kurandura, hari ibihe byo guseka, hakaba n'ibihe byo kubabara, hakaba ibihe. Yesu nashimwe. Reka nze masome neza ni mu gitabo cy'Imigani. Yesu nashimwe cyane. Ngiye kongera kuguha urugero rw'abantu bamenye ibihe barimo kandi babihagararamo neza, kandi Imana irabatabara. Ngiye kuguha urugero rw'umuntu witwa Saduraka, Meshaki, Abedinego. Yesu nashimwe. Ni ikigero kigaragara, ni ikigero gifatika, ni ikigero abantu bose bazi, ni icyigisho nta muntu n'umwe utakizi. Ariko kugira ngo ugere ku buhamya nk'ubwa Saduraka, Meshaki, Abedinego mwene data, nuko hari igitambo ugomba gutanga. Yesu nashimwe cyane. Mu bihe byawe ugomba gutanga igitambo. Saduraka, Meshaki, Abedinego, iyo Bibiliya itwereka hano, itwereka ko ari abana, bari abana b'Abayuda, bari abana b'abakozi b'Imana, bazi isezerano, bazi ibyanditswe, bari abanyabwenge, bari abantu bari baratojejwe gukorera Imana. Ariko igihe kiragera baranyagwa, bava mu bwami bwabo bajya kuba abacakara Yesu nashimwe. Noneho Bibiliya uko itwereka hano, itubwira uburyo noneho Saduraka, Meshaki, Abedinego, umwami yaremye ikigirwamana. Yesu nashimwe cyane. Noneho bagashaka kugira ngo bariya bahungu uko ari batatu bakiramye, ariko bo bakabyanga. Yesu nashimwe cyane. Nta kindi cyatumye bibagendekera bityo. Bari mu bihe by'ubunyage, ariko noneho bari bahatswe, ntabwo bari bakunzwe kubera ko babanaga n'Imana yabo.
basanga nta bundi buryo, nta yandi mayeri. Mwa bantu b'Imana mwe cyangwa mwa bwoko bw'Imana mwe munyumva, ishyari ntabwo ari irya none, umwuka w'ishyari ni uwa kera. Impamvu babwira ko umwuka w'ishyari ari uwa kera, iyo urebye ukagaruka ku bwa Abeli na Gahini, Abeli ajya gutura ituro rye ry'ishimwe na Gahini akajyana ituro rye ry'ishimwe, bigaragara ko Abeli amaze gutura ituro rye ry'ishimwe rigashimwa n'Imana, Gahini mu mutima we yagize ishyari, Gahini mu mutima we yarababaye, Gahini mu mutima we yagize agahinda, Gahini mu mutima we agambirira kwica mwene nyina. Ni ukuvuga ngo ishyari si irya none. Niba nawe mu byo ukora bagufitiye ishyari, komera ushikame uvuge ngo nanjye ndikomeza ku Mana yanjye, iyarengeye Saduraka, Meshaki, Abedenego mu itanura ry'umuriro, nanjye izandengera. Iyarengeye Daniyeli mu rwobo rw'intare, nanjye izandengera. Abo ni abatubanjirije. Yesu nashimwe cyane. Bivuga ngo Gahini amaze kwica mwene nyina kubera ishyari, Imana irahaguruka iramubwira ngo Gahini ibyo wakoze ni biki. Yesu nashimwe cyane. Ariko singiye gutandukira ku cyigisho, ariko ndashaka kukubwira ngo menya ibihurimo. Hanyuma numara kumenya ibihurimo, bigusunikire kwegera Imana ariyo Mwami nyir'ibihe, irabasha kugukura muri ibyo bihe. Yesu nashimwe cyane. Ushobora kuba mu bucuruzi bwawe uri mu bihe byo kugirirwa ishyari, bimenye. Hanyuma numenya ko uri mu bihe byo kugirirwa ishyari, wegera Imana uyibwire ngo Mana, ndi mu bihe byo kugirirwa ishyari, komeza unzamure kandi ukomeze ungirire neza. Data mwiza, abangirira ishyari bamenye kuri Imana yanjye, bamenye kuri Imana igomba kuntabara, bamenye kuri Imana igomba kundengera. Saduraka, Meshaki, Abedenego bamaze kujugunywa mu itanura ry'umuriro kubera ko bari babagiriye ishyari, kuko banze kuvugamira ikigirwamana cya Nebukadinezari, Mwamara akarabajugunyamo, ariko Imana ibana nabo irabarengera. Ushobora kuba uri mu bihe by'ibigeragezo, ariko ushaka gutabarwa, ushaka kugira ngo Imana ibane nawe, ushaka kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Muri ibyo bigeragezo urimo, ni ibihe byawe by'ibigeragezo. Ibyo bihe by'ibigeragezo bibemo neza, kandi numara kubibamo neza wubahisha Imana, Imana izakurengera. Hanyuma bayikugiriye ishyari, niba uri mu bihe byo kugirirwa ishyari, abantu bazakugarukira, ariko we ntabwo uzabagarukira. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Bwana asifiwe. Mu izina rya Yesu Kristo ndakubwira ngo niba uri mu bihe byo kugirirwa ishyari na bene so n'abavandimwe n'inshuti n'imiryango, abo mukorana umurimo w'Imana, abo mukorana mu bucuruzi, abo mukorana mu mirimo isanzwe, ndakubwira ngo ibyo bihe ni ibihe by'ishyari, kuko na ba Daniyeli barabigiriwe, na ba Saduraka, Meshaki, Abedenego barabigiriwe, ndetse na Abeli amaze gutura ituro rye ry'ishimwe, Imana ikarishima mwene nyina. Abeli yaramuhagurukiye aramwica kubera ishyari. Ni ukuvuga ngo hagararamo neza. Numara guhagararamo neza, Imana iragutabara, Imana irakurengera. Hanyuma wakugiriye ishyari bazamenya ko ufite Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ndagaruka aha ngiye gukomeza gubaha ingero z'abantu bagiye bamenya ibihe byabo neza. Saduraka, Meshaki, Abedenego bamaze kumenya neza ibihe barimo, babihagararamo neza kandi babyitwaramo neza. Bamaze kubyitwaramo neza, Imana irabatabara, Imana irabarengera, Imana ihagararana nabo, hanyuma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ndashaka kugira ngo mbereke abandi babashije gutambuka neza mu bihe byabo. Ndashaka kubereka umugabo witwa Morodekayi. Ndabaha ibyanditswe, ndabaha n'ingero zifatika zigaragara z'abantu bagiye baba mu bihe, kandi ibihe byabo bikaza kubabera byiza. Kuko ba Morodekayi, shaka kukwereka, Morodekayi yari umuyuda, yari umunyagano. Esiteri nawe yari umuyuda, yari umunyagano. Baba mu bihe byabo bibi bitaboroheye. Ngira ngo akazi karuhije mu buzima, akazi k'ubuzamu, akazi k'ubuyaya, ndetse n'indi mirimo yindi, ni imirimo igoye, ni imirimo isuzuguritse, ni imirimo umuntu wese ukora iyo mirimo nawe ubwe yumva yisuzuguye. Ariko Morodekayi ayihagararaho neza, ayikora neza. Amaze kuyikora neza, umwanzi w'Abayuda ari we Hamani aramuhagurukira. Morodekayi amenya ibihe bye, amenya ko ari mu bihe byo gucishwa bugufi, amenya ko ari mu bihe bitari iby'ibyishimo, amenya ko ari ibihe
byo kugeragezwa, arihangana ahagarara ku Mana ye, arageragezwa, amaze kugeragezwa aguma ku Mana ye, ariko kandi ntabwo Imana ye yigeze imusiga, ntabwo yagiye kure ye. Yesu nashimwe cyane. Iyo ukomeje gusoma icyo gitabo, iyo ukomeje gukurikirana ayo mateka, ubona Imana yaraje kubazamura, Imana ibagirira neza. Yesu nashimwe cyane. Uwari umwanzi wabo ajya mu mwanya wabo, uwashaka kubarimbura aba ari warimbuka, ari we uriya Hamani. Yesu nashimwe cyane. Ndashaka kubabwira bene data, uhereye none ukageza ni mu bihe by'abatubanjirije, nta gihe abantu b'Imana bagiye babaho bataba mu bihe byo kugeragezwa. Oya, abantu bose bagiye baba mu bihe byo kugeragezwa, abantu bose bagiye babaho mu bihe byo gucishwa bugufi, abantu bose bagiye babaho mu bihe byo gutabarwa. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo ndiho ndavuga ku bigeragezo gusa, n'ubutabazi bwagiye bubaho, ariko ibihe byose bibaho. Iyo igitabo twasomye hano cy'umubwiriza niyo yatubwira ngo hari ibihe, ni umubwiriza ibice bitatu. Reka nongere mpasome, nababwirije ntarabanza kuhasoma neza, ninjiye mu mavuta yo kubigisha ntarabanza kuhasoma. Ubu ngiye gutangira kubasomera imirongo na referanse aho nagiye nzikura z'ibyo nagiye mbabwira. Nasomye mu gitabo cy'umubwiriza ibice bitatu, umurongo wa mbere kugeza ku wa 8, hanyuma ku nkuru ya Yosefu mbabwira mu itangiriro 39, 1:23 na 41, igice cya 41 na 37 kuzamura, aho Yosefu yahagaze neza mu bihe bye, Imana ikamutabara, yamara kumutabara noneho akaba umuntu ukomeye muri icyo gihugu. Yesu nashimwe cyane. Ariko icyo nshaka kubabwira, iyo umuntu yavuye mu bihe bibi akajya mu bihe byiza, akwiriye muri ibyo biharimo kubyitwaramo neza, kugira ngo nanone Imana itamugaya. Yesu nashimwe cyane. Kuko ushobora kuba mu bihe bibi ukabiba mubabaye, hanyuma ibyo bihe bibi wabivamo, wagera mu bihe byiza ukibagirwa. Hari ijambo Imana yabwiye Abisirayeli, irababwira ngo Bisirayeli, mbakuye kwa Farawo, mbakuye mu gihugu cy'uburetwa, mbajyanye mu gihugu cy'Isezerano, ariko nimumara kurya mugahaga ntimuzibagirwe. Yesu nashimwe cyane. N'uwo ngo Imana yari ibibutse ibihe bibi bari barimo by'uburetwa, byo kubabazwa, ibihe byo gusonza, ibihe byo kugubwa nabi, noneho ibibutse babwira ngo muramenye, muramenye, dore mbakuye mu buretwa, mbakuye aho mutaryaga, mbakuye aho mwababazwaga, mbavanye mu bihe bibi mbajyanye mu bihe byiza, ariko muramenye nimumara kurya mugahaga ntimuzibagirwe. Nawe unyumva uyu munsi, nanjye ngiye kukwibutsa, hari ibihe wabayemo ntazi, nanjye ubwanjye hari ibihe nanjye nabayemo ntazi, utazi. Ibi bihe ushobora kuba warabaye mu bihe bibi, nyuma Imana akaza kukugirira neza ukaba mu bihe byiza. Nongeye kukwibutsira ijambo Imana yabwiye Abisirayeli ngo nimurye mugahaga ntimuzibagirwe. Yesu nashimwe cyane. Hari igihe abantu tuba mu bihe bibi by'uburetwa, byo kubabaza, byo gusonza, byo gusuzugurwa, Imana yakuzamura yaguha icyubahiro ukibagirwa, ukibagirwa ko wabaye mu bihe byo gusuzugurwa, warangiza ukishyira hejuru. Oya mwene data, niba waranishyize hejuru, ca bugufi, icyubahiro ni icy'Imana, hanyuma Imana yawe igaragare yo yaguhaye icyubahiro. Niba wari ushonje ukarya ugahaga, oya wikwishyira hejuru mwene data, wikwibagirwa wavuye mu bihe bibi ugeze mu bihe byiza, none utangiye kwibagirwa. Oya, ntabwo Imana ikunda abantu bibagirwa. Mwene data, ibuka, wongere ugaruke ku rufatiro. Mwene data, niba uri mu bihe warabaye mu bihe byiza, ukaba ugeze mu bihe byo kubabazwa cyangwa gucishwa bugufi, bigendemo neza. Abagusuzugura we kubaciraho imanza, ahubwo ubwira Imana ngo Mana, ibi bihe ndimo ndabibona birangoye, ibi bihe ndimo ndabibona biranduhije, ibi bihe ndimo ndabona biruhije Mwami Imana umutima wanjye, ariko ngwino ufate umutima wanjye, kandi ngwino unabare, kandi ngwino unkure muri ibi bihe. Nta hantu Imana itakura umuntu, nta n'ahantu Imana itageza umuntu. Mwene muririmbyi yararirimbye avuga ngo ahari kurira kwararira umuntu, ngo ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi ushobora kuba uri hurira,
uri mu mubabaro. Yosefu kugira ngo abone ibisubizo yabanje kunyura mu nzu y'imbohe, arafungwa, arasuzugurwa, ariko Imana yamurindiye mu nzu y'imbohe, akiranukira mu nzu y'imbohe, Imana imugirira neza. Ari mu buretwa kwa Potifari, ababaye, umugore bashaka kumwifuza ngo basambane, yahagaze neza, ahagararana n'Imana, abonye ko gukora icyaha cy'ubusambanyi ari icyaha, ahagarara mu mwanya wo kubaha Imana, Imana imugirira neza. Yesu nashimwe. Imana imugiriye neza, ajya mu nzu y'imbohe, Imana imugirira neza, ava mu nzu y'imbohe aba icyegera cy'umwami. Bwana asifiwe sana. Iyo tugarutse tugasoma hano ba Daniyeli ajya kujugunywa mu rwobo rw'intare, nuko yari yagiriwe ishyari na bene se cyangwa abo bakoranaga imirimo, noneho bamugirira ishyari. Bamaze kumugirira ishyari, bashaka kugira ngo bamugambanire ku mwami, bacura ikigirwamana ngo bajye bakiramya, ariko Daniyeli yanga kukiramya, aravuga ngo nta yindi Mana nzasenga atari Imana yaremye ijuru n'isi, nta yindi Mana nzakorera atari Imana yaremye ijuru n'isi. Mwene data, ushobora kuba ukora umurimo w'Imana, abo mukorana umurimo w'Imana bakakugirira ishyari kubera ko ukora umurimo wawe neza. Ntucogore, komeza ukorera Imana yawe neza, Imana izakugirira neza. Mwene data, ushobora kuba hari aho ukora mu mirimo isanzwe, ukaba ukorera akazi kawe neza shobuja, komeza umukorera akazi neza shobuja. Nubwo bazakurwanya, nubwo bazakugambanira, nubwo bazagucurira imigambi mibi, bazayicura, ariko Imana izakugirira neza mu izina rya Yesu Kristo. Mwene data, nubwo waba uhagaze ufite abantu batagukunda, hagarara neza. Nubwo hari ba Morodekayi mwami Imana kw'irembo, ukaba uri Morodekayi kw'irembo, hakaba hari ba Hamani bashaka kugwica, oya, ntacyo bazagutwara, kuko nukiranuka mu byo ukora, nukiranuka aho uri, ugakora iby'Imana ishaka, ugakora iby'Imana ishima, Imana izabana nawe mu bihe byose uzaba urimo. Reka ncagagure muri make, nsome ibyanditswe byera, hanyuma mwebwe mudukurikiye mwumvise iki cyigisho, niwumva hari aho umutima wawe ugucira urubanza, uvuge ngo Mana, ndakwinginze, mu kigeragezo nari ndimo nagenze nabi, sinakora ibishimwa n'amaso yawe. Mu bihe nari ndimo by'ibigeragezo sinitwaye neza. Mwami, mu bihe byo gusubizwa ntabwo nitwaye neza. Mwami, mu bihe by'intambara n'ibigeragezo nari ndimo ntabwo nagenze neza. Imana uyibwire ngo Mwami Yesu, umbabarire uhereye none. Mbonye ko hari abatubanjirije, nabahaye ikigero cy'umugabo witwa Yobu, yabanye n'Imana, aba mu bihe byiza by'ubutunzi, ariko igihe kiza kugera ubutunzi bumushiraho, aba mu bihe byiza byo kongera kugaruka, kuko naberetse ko nayo hari aho umugore yageze ahamwe ati niyihakana Imana ye apfe. Yobu aravuga ngo ntabwo jyewe nzigera nikuraho ubunyangamugayo. Yesu nashimwe cyane. Ushobora kugera mu kigeragezo, noneho n'abantu bakakwanga, inshuti n'abavandimwe bakakwanga, imiryango ikakwanga, ariko hagararana n'Imana yawe. Yesu nashimwe cyane. Amagambo yose bakuvugaho ureke bayakuvugeho mu izina rya Yesu. Hari ijambo umukozi w'Imana yigeze kunyigisha, ryaramfashije, rivuga ngo abakuvuga reka bakuvuge, ariko uko bakuvuga ntibakubone uko bakuvuga. Yesu nashimwe cyane. Bakuvuge ariko ntibakubone, reka abantu bakubone uko bashaka, bakuvuga uko bashaka ariko ntibakubone uko bashaka. Yesu nashimwe cyane. Biravuga iki? Reka abantu bakuvuga uko bashaka ariko ibyo bakuvugaho ntibabikubonemo. Reka abantu bagusebye uko bashaka ariko ibyo bagusebyamo ntibabikubonemo. Reka abantu bagusuzugura uko bashaka ariko wowe wumve kuri umwe agaciro, uri umunyacyubahiro. Yesu nashimwe. Nta wasuzuguwe nk'abasaduraka Meshaki Abedinego, bageze ku rwego rwo kujugunywa mu itanura ry'umuriro, ariko ibihe byabo bari barimo babihagazemo neza. Imana ihagararana nabo. Nta bantu bagize igisuzuguriro nk'Abayuda, ariko mu gihe cyabo cy'igisuzuguriro bitwara neza. Muri uko kwitwara neza, bageze mu bihe byo gusubizwa, Imana yabo ihabwa icyubahiro. Nta bantu bagize igisuzuguriro nk'abasaduraka Meshaki Abedinego, bagiye kuba abagaragu mu gihugu cy'amahanga, bagakoresha iby'uburetwa, ariko bahagararana n'Imana yabo. Igihe cyabo cyo gutabarwa kigeze, Imana yabo ihabwa icyubahiro. Ntabwo bivuze ngo gutabarwa cyangwa kuba mu bihe byo gutabarwa si uko utabanje kuba mu bihe by'ibigeragezo. Oya,
nuba mu bihe by'igeragezo uzabyitwaremo neza, Imana izakugirira neza. Nuba no mu bihe byo gutabarwa nuba no mu bihe byo gutabarwa uzabyitwaremo neza, Imana izaguha umugisha. Rero n'iryo jambo nashaka kugira ngo mbigishe, nenda ngo mbabwire imirongo nigishijeho kugira ngo ize kubasha kubafasha. Niba ufite akanya uze kubasha gusoma. Nasomye mu gitabo cy'umubwiriza ibice 3, umurongo wa 1 kugeza ku wa 8. Nsoma mu itangiriro ibice 39, umurongo wa 1 kugeza kuri 23. Nsoma nanone mu itangiriro ibice 41 kugeza 43. Noneho nza gusoma Daniyeli ibice 3, 13, 28. Nza gusoma n'igice cya Daniyeli ibice 6 byose guhera ku murongo wa 1. Rero ibyo nibyo bice nabashije gusoma, nibyo nifashishije ku bantu bagiye bageragezwa n'ibihe ariko ibihe byabo bakabyitwaramo neza. Abantu bagiye bagira ibihe bibi nyuma bakaza kugira ibihe byiza kubera kumenya ibihe byabo. Icyo nagukanguriraga mwene data si ikindi, menya ibihe urimo, hanyuma numara kumenya ibihe urimo ubihagararemo neza. Niba uri mu gihe cyo kuvugwa, egera Imana, amagambo aravuna. Niba uri mu gihe cyo kugirirwa ishyari, egera Imana, ishyari riragoye. Niba uri mu gihe cy'ubushomeri, menya ibihe urimo, umenye ngo ni ibihe by'ubushomeri, wegera Imana igukure muri ibyo bihe by'ubushomeri. Niba nanone kandi uri mu bihe by'akazi, uri mu bihe byo gucuruza bikemera, niba uri mu bihe byo gucuruza ntibyemere, menya ibyo bihe byose umenye uko byitwaramo. Nuvuga ngo rero ndashaka kugira ngo mbigishe ku bihe, mbabwire ngo ibihe byose bigira iherezo. Hari ibihe byiza umuntu abamo, hari n'ibihe bibi umuntu abamo. Ibyo bihe byose umenye uko byitwaramo kugira ngo Imana ikugirire neza. Rero bene data, ndashaka kugira ngo mbasengere Imana yo mu ijuru mu bihe byose urimo, kugira ngo Imana igutabare, kugira ngo Imana ikugirire neza. Rero aho uri, waba uri wawe mu rugo, waba uri kuri televiziyo cyangwa ahandi hantu hose unteze amatwi unyumva, ndashaka kugira ngo umutima wawe ugarurire Imana. Aho wumva watandukiriye, ubwira Imana ikubabarire. Kandi nanone kandi aho wumva uri mu ntege nke, ubwira Imana ikongera intege. Kandi nanone niba wumva Uwera wa Isirayeli hari icyo yagukozeho, uhereza Imana icyubahiro. Data wa twese uri mu ijuru, nongeye kugushima ngo uhaye icyubahiro. Urera, urakiranuka, uri Imana nziza, uri Imana y'amahoro, uri Imana y'urukundo. Nariho nigisha ibihe Mwami, kuko ari wowe Mwami w'ibihe. Twabonye ko ari ibihe byo kubiba n'ibihe byo gusarura, hari ibihe byo guseka n'ibihe byo kubabara, hari ibihe by'amahoro n'ibihe by'intambara. Ibyo ni ibihe, kandi Mwami Imana ubwoko bwawe ibyo bihe byose babirimo. Mwami mwiza, nagiye nerekana ingero uburyo Yosefu, Mwami mwiza, Uwera wa Isirayeli, yavuye kwa se Yakobo akagurishwa na bene nyina bazi ko bagiye kumwica, ariko amenya ibihe arimo abyitwaramo neza agiye kwa Potifari. Niko nsengeye Mwami Imana umuntu wese nawe waba uri mu bihe nk'ibyo Yosefu yagiriwe, Mwami mwiza, akaba ari mu bihe byo kubabazwa, kugira ngo umugirire neza. Databuja, naberetse ibihe, mbereka ibihe n'abatubanjirije uburyo babyitwayemo, mbereka Abasaduraka, Meshaki, Abedenego uburyo wabanye nabo mu bihe bitari biboroheye, ubana nabo no mu bihe by'ibisubizo. Mwami mwiza, nsengeye ubwoko bwawe kugira ngo bahe umugisha, bagirire neza, barwanirire, ubaneshereze, ubahe kumenya ibihe no kubisobanukirwa. Kandi Uwiteka Imana, ubihe biriho bimubabaje, umugirire neza, umutabara, umukure muri ibyo bihe bibi, umushyire mu bihe byiza. Data mwiza, Uwera wa Isirayeli, abanyumva nabo Mwami Imana bavuye mu bihe bibi bakajya mu bihe byiza ariko bakibagirwa, Umwami mwiza, nabo bagirire neza, ubibuhe bihe byabo, ubahe Mwami Imana umwanya wo kongera kugaruka mu gihe cyabo. Mbasabiye umugisha, bagirire neza. Kandi Mwami Imana, n'uwadufashije gukora uyu murimo, musabiye umugisha. Mwami, umuhe umugisha kandi umwagure ibiganiro bye. Mwami Imana, Uwera wa Isirayeli, byo gutambutsa ubutumwa bwiza byaguke kandi byamamare. Data mwiza, mugirire neza, kandi ineza yawe n'ubuntu bwawe reka bibe muri twe. Shalom shalom. Imana ibahe umugisha. Murakoze.